Mwongeye kuramuka neza mwiriwe bitewe naho muherereye mu TV Cuma. Nanone uyu munsi wa none turakomeza ku kiganiro cyacu cyagira ubumenyi nk'uko bisanzwe. Turabishimiye, dukomeje kwishimira cyane uburyo mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi, muduha ibitekerezo ndetse mukasharinga mukanakomentinga. Uno munsi wa none muri iki kiganiro cyagira ubumenyi turaganira ku gurusumu nk'uko bisanzwe, tubabwira ibintu bitandukanye, tukababwira umumaro wabyo mwiza ndetse tukababwira n'ingaruka mbi bishobora guteza. Gurusumu rero burya nayo ni kimwe mu bintu bigize umubiri w'umuntu cyangwa se bifite icyo bimariye umubiri w'umuntu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gurusumu ni igihingwa gifite umumaro utandukanye mu buzima bw'umuntu, kandi nanone si ubuzima gusa, burya iyo iteguwe mu mafunguro nabwo igira icyo itumarira. Nubwo abantu benshi bayikoresha cyangwa se bakayikoresha mu buryo butandukanye, hari abantu badakunda impumuro yayo bitewe n'uko ihumura, bitewe n'uko umuntu yayikoresheje. Hari impumuro umuntu aba afite abantu benshi batishimira, bityo bigatuma bamwe batayikoresha, kandi ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urubuga rero rwitwa www.thryne.com ruvuga yuko burya tungurusumu mu buzima bwacu bwa buri munsi idufasha gutuma amaraso yacu agenda neza mu mubiri, kuko bituma tungurusumu yongera umuvuduko w'amaraso. Gurusumu nanone burya irwanya indwara y'umutima, cyane cyane ku bantu bakunda kurwara imitima. Rwose mujye mukoresha tungurusumu kuko iradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tungurusumu nanone ituma uturemangingo twacu two mu mubiri rwose dukomeza kumera neza, bigatuma umuntu aramba kurushaho. Burya rero tungurusumu ituma abantu baramba no mu buzima busanzwe. Rwose tungurusumu ndumva ikomeje kutubera iy'ingenzi. Rero iki gihingwa nanone iyo umuntu agifashe cyaba gitetse cyangwa se ari kibisi, usanga asohora umwuka utari mwiza cyangwa se umuhumuro utari mwiza, ndetse abantu benshi ntago bawukunda bitewe n'impamvu zabo bwite. Reka uno munsi wa none nabwo tuganire ku umuntu ashobora kwirinda uwo mwuka cyangwa se agatuma uwo mwuka utamwumvikanaho, kandi yageze ku byiza bya tungurusumu yayikoresheje, kugira ngo nanone atongera kubura ibyiza byayo, kuko twabonye ko ari nziza cyane. Ituma umuntu aramba, igabanya umuvuduko w'amaraso, ivura indwara z'imitima ndetse n'ibindi turibone hepfo byinshi kurushaho. Rero nimba ukunda tungurusumu kandi ukabona yuko biri ngombwa kuyikoresha, rwose nta kabuza, ntabwo ugomba kugenda wibombaritse cyangwa se wumva yuko utameze neza mu nshuti zawe cyangwa se abavandimwe bitewe n'uko badakunda uwo mwuka. Tuze turebere hamwe ibintu ushobora gukora kugira ngo ya tungurusumu uyikoreshe kandi ukomeze ubane n'inshuti n'abavandimwe neza kandi ufite amahoro muri wowe wisesuye. Ese uburyo twakoresha kwirinda uwo mwuka mubi cyangwa se kugabanya uwo mwuka utanezeza benshi bari hirya no hino, kandi tugomba gukorana nabo umunsi ku wundi, kubana nabo, kuvugana nabo, kuganira nabo, cyane ko ari inshuti zacu. Ni ubuhe buryo dushobora gukoresha kugira ngo twirinde guhura n'icyo kibazo cy'uwo mwuka? Ariko mbere y'uko tubona ibyo bintu cyangwa se tuganira kuri ibyo bintu, reka tubanze turebe nibura akamaro ka tungurusumu mu bijyanye n'ubuvuzi muri rusange. Cyane cyane ibijyanye n'ibicurane, burya tungurusumu ibangamira cyane ibintu byitwa ibicurane. Iyo ndwara ya tungurusumu tubashije kumenya yuko nayo ibasha kuyibandaho, kandi ituma abantu batarwara ibicurane ku bwinshi, cyangwa se kuba birwaye igabanya ubukana bwabyo. Rero icyo nacyo tubashe kucyumvikanaho yuko izo ndwara zifata mu mwanya w'ubuhumekero, tungurusumu rwose izihosha cyangwa se ikazivura. Hanyuma izindi ndwara twe twazivuze haruguru nk'uko bisanzwe, ariko tudatinze reka dukomereze ku mpamvu yacu nanone nyamukuru, ariyo twashaka kuganiraho cyane. Mubwiye ko turabwire ikintu cyatuma cyangwa se ibintu byatuma abantu badasohora uwo mwuka mubi, abandi bantu batanezerwa nawe, cyangwa se nyiri bwita kumva ntabwo afite amahoro, ntabwo yirekuye, ntabwo yisanzuye ari mu bandi bantu. Ikintu cya mbere rero, ukunda kurya rero tungurusumu, ibyiza no kwayifatanya n'urubuto rwa pome, kuko burya pome yica umuhumuro wayo cyangwa se ituma umuhumuro wa tungurusumu uburizwamo. Ikindi kintu twavugaho cya kabiri cyatuma uwo muhumuro wayo ushira cyangwa se ugasa n'uwaburijwemo, rwose mujye muteka epinari muvangemo tungurusumu, hanyuma bituma uwo muhumuro wayo ukomeza kugabanuka kurusha uko wakayikoresheje yonyine. Tungurusumu rero ubwo buryo bwombi ugiye bukoresha, ndakomeza mbabwire n'ubundi, biragufasha gutuma umuhumuro wayo utakumvikanaho cyangwa se utabangamira abawe. Ibindi bintu bifasha umuntu gukomeza kumva yuko amerewe neza ni ugufata amata y'inshyushyu mbere cyangwa se nyuma yo gufata tangawizi. Ubwo rero nimba ufashe ifunguro riri para gufata tungurusumu mbere yo kuyifata cyangwa se nyuma yo kuyifata, bitewe n'aho wayifatiye, wenda wayifashe mu biryo, wenda wayifashe yonyine, fata amata y'inshyushyu rwose uyanywe, biratuma uwo muhumuro ugabanuka. Ikindi kintu nanone, ushobora gufata deseri nyuma yo gukoresha icyo kiribwa cyangwa se icyo, niba umaze kuyifata ugafata rwose deseri biragufasha. Niyo mpamvu nkomeje kubabwira yuko Urusomo dukomeje kugendana nacyo kandi kiri budufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko twabonye akamaro kayo mu buzima bwacu bwa buri munsi.
ubwo rero ntacyo twayigaya. Tungurusumu rwose ndumva agiye nkihaye umwanya cyane abantu bifashisha yuko utuma udasohora umwuka utari mwiza. Uyu niwo muti turimo tubarangira kugira ngo umuntu ku wundi tugendane nawe dukoresha tungurusumu. Ikindi kintu rero, icyayi cy'icyatsi, iki ngiki cy'abantu bita green tea, fashe urimo ufata ifunguro ririmo tungurusumu cyangwa se umaze kurifata, naryo rituma rigabanya uwo muhumuro wayo kubera iyo green tea. Rwose green tea nayo ndabona ikomeje kudufasha, cyangwa se wamara gukoresha ibyo bintu byose ugafata n'izo mbuto, rwose nabyo ni byiza cyane kuko bidufasha gutuma uwo muhumuro ugenda ugabanuka mu bantu bose, ndetse bikaba ari byo byiza kurushaho kuko nicyo kintu twifuza. Ko impamvu nyamukuru ni ukugabanya uwo muhumuro mu gihe wakoresheje iyo tangawizi. Rero nanone wongereye ibihumyo mu isosi irimo inyanya kandi bazishyizemo iyo tungurusumu, nabyo bituma uwo muhumuro wayo ugabanuka. Kandi ikindi kintu cyo mbibutsa, burya uyu mwuka cyangwa se iki kintu cyo uba wumva umuntu mu gihe yariye tungurusumu ntabwo kiba cyaturutse mu kanwa, ahubwo ni umwuka uba waturutse mu nda. Rero umwuka byaramwe nabashishikariza gukomeza gukoresha tungurusumu kuko mberetse uburyo ushobora kurwanya uriya mwuka wayo, kuko abantu benshi banga kuyikoresha bavuga yuko utabanejeje cyangwa se udatuma bisanzura. None twaganiraga ibyo ngibyo byo nshaka kubabwira, cyane cyane ko iki kiganiro yigira ubumenyi. Ndabashishikariza cyane gukomeza gukora like, subscribe, mukanasharinga. Umunsi mwiza kandi amahoro y'imurakoze.